ariko ngo abantu hano ngo hanze wabaciyenga abakobwa ngo wabatinitse ngo byakomeye. So no impamvu none se bizabireka nkwibaze ntabwo uratinikaho na rimwe wenda ngo ube nawe widahuriya nyine mukunda mani nyine mani yego no oya. Yo, what's up everybody? It's your boy Mustafa Nagundi, straight from Musanze. Fresh vibes, real movies, pure focus, no fake, no fear. We rise, we shine. Keep it rocket, bro. Keep it rocket. Mustafa, it's Mustafa Nagundi on the mic. Yeah, let's go, bro. Uyu munsi mbafitiye umutumirwa mushyashya nibwo bamberegeze kuri channel nk'iyi ngiyi hatari cyane mwamenyereye twivugire TV show. Ndakeka ni utayizi kora subscribe niba utarahindutse kugira ngo tujye twibanira. Uyu munsi turi kumwe n'umwapcoming artist ndakeka abantu benshi muramuzi yakoze indirimbo zagiye zikundwa cyane cyane ubwo nukuvuga ni romantic kuko umusore umeze gutya ntago ashobora kuririmba indirimbo ya hip hop birumvikana. No kuvuga ngo rero uyu musore afite indirimbo nyinshi zagiye z'ikibintu, afite indirimbo yitwa Agafaya, akagira indirimbo yitwa Mwari, urumva ko ni indirimbo zijyanye n'urukundo. Noneho rero ndagira ngo tubanza tumuyikaze abanza dusuhuza abanze yibwira abafana kuko ndabizi ko abantu benshi mutamuzi. Mubonereho no kumubaza ibibazo mwifuza haba mwamubaza ibyerekeranye na music cyane yaraza kuyibabwira mu gusoza. Reka tumijamba abanza tubwire. Nobody money makila, need money madola. Nobody money makila, need money madola, need money madola. What's up, my people, ladies and gentlemen? So my name is Mr. Happy 250. The king is Barbados, the first one for the world. I'm the winner, I'm the whole lie on the world. Yeah. Bro, urumva ko rero umusore wacu aba batayemo banamwita Mr. Happy. Mr. Happy from where? From Musanze. Bro, wari ukumva ariko duherukanye kera bro? Ni zamani mani kubera ubu niragiye school niga Kenya kabisa mani ubu. Kabisa. Holiday mani. Yes. So nishimiye gukora nawe interview, so no umugisha kabisa kuzi ko rwa tuherukana kuri video ya mbere ya Agafaya. Agafaya cyaze mani warakoze cyane kuza kunsupportinga, it's a blessing for me. Yes. Ariko ngo abafana benshi hari abari kwandika muri comment ngo yandirimba Agafaya ngo ntabwo bayizi neza. Agafaya? Ngo ntabwo bayizi neza. Yes. No matter. Reka batema kavaze kamwe kugira ngo ku bantu bari batangiye nko kuyibagirwa. Abanyarwanda dufite ingeso yo kuyibagirwa kugira ngo abari batangiye kuyibagirwa bongere bayibuke. So nta kibazo ariko mbisegura ngo ayakantu kakagiripa ariko baze kwihangana. Nta kibazo. Konizina jimana wala oh my god oye ndashaka gukomfirima bebe uranzi ngo sinjyanye naye singikunda ngo nkakadina mbega nakakajuju ye kanjyanye na twadufuri singishaka abanendeka badakunda no kwineneka sireye kwini no kwitendeka uwo nashaka nireka ndashaka no kwitetera nubundi ndagutere Bisa wagwa ningonde teta uwe gibyaje nawe pe ni defwate jeje ndashaka Agafaya fire kakambera dawa ndashaka Agafaya fire kakambera dawa ndashaka Agafaya fire kakambera dawa yeah do wanna we mala looking for peace ma do wanna we mala la right atari kabisa urumva ko rero umusore wacu narinzi ko rero ubu ngubu ushobora no kuba baribagiye kuririmba ariko ndumva ijwi ryawe rikiri ryose kabisa. My sound yanjye imeze neza manu it's akantu kagiripe naho ubundiho music is my vein. Ariko nje ndi kwibaza uryama ngahe ku munsi? Amaji cyangwa nawe umeze nka babandi tingiye ngomba kuriryana n'ibishishwa ntabwo kuko mba ndibonye rimwe mu mwaka. Ku munsi mani ni rimwe mani. Ni ibintu bibari uburyo cyane iyo wabonye akaji kamwe urumva. Yes. Wiririye n'iki wahiwanye mukunda kurya iki? Iwacu. Cyo mani ngiye ku munsi akeshi nkunda kujya utuntu kw'imbuto, imineke, ibinyomoro, amapera, amapapayi kabisa mani. Ibyo nkunda kwirira mani. Bro
uyu muhanzi wacu rero uzagera uririmbe no ku mapera ariko ku mapera ku mapera na ushobora kuvuga ati ngamapera nyarya buri munsi kabisa nayo igihe hari n'ibikunda kizagira amani nta bidanje. Yes. Okay, noneho rero no kuvuga ngo sibyo wabaririmbiye indirimbo abafana wayibaririmbye ndakeka benshi barebye iyi video indirimbo yabashimishije. Yes. Ese mu buryo bwo kunyanguza kuko ni umunsi wa mbere wambwiye ko ufite urugendo mu kanya gatoya. Yes, ngiye kujya. Wambwiye ko wiga muri Kenya ubwo no kuvuga ngo sometime ushobora kugenda. Yes. No kuvuga ngo wakoze indirimbo ese abafana bitege ko ni icyo bafitiye muri iyi minsi. So no kwa ngo ubu tuvugana mfite 3 songs on CD. So no kuvuga ngo muri iyi vacancy no kuvuga ngo ngiye kohereza umuzigo bitege azisona zikabisa bore ya mbere ngiye kuyireviewinga hand out. So no kuvuga ngo bajye kuri my platform anshigikire ni Mr. Ip 250 nk'ibisanzwe Mr. Ip 150. So ubundi tujye tubana kabisa mani. Ariko ngo abantu hano ngo hanze wabacenga abakobwa ngo wabatinitse ngo byakomeye. So no impamvu none se Mr. Bireka nkwiba. Yes. Ntabwo uratinikaho na rimwe wenda ngo ube nawe widahuriya nyine mukunda. Mani nyine mani yego no oya ese umuntu w'umuhanzi ukaba utaratinika mani. Mani gwati kuba turi umuhanzi ni as job honori nyine abashyiki bacu turabakunda turabemera bya hatari. Banuza ko bajya babikora se burana hari akazira. So nyine buri muntu wese agira uko apanga ibintu bye. So no kwangiyewe abashyiki bacu ndabemera bya hatari. So baradufasha none se buriya Mr. Ip. Yes boy. Watubwiye ko abashyiki ariko arega abantu bose ntago ariko tugira abashyiki bacu. Urumva ibyo bintu byo kumbwira ngo mushiki wa cyatuma utamutinika se. Arega mani nyine kera urabizi mani kera buriya kera hari ukuntu wakuraga tukiga nka primary man kuba ufite nka gasta wemera rasi nyine tu ariko nyine ukuvuga ngo n'ubara hari ariko nyine nta bitanje ibyo gutinika nta mbikora ariko inshuti z'abakobwa ndazifite mani. Okay kabisa. None se Mr. Ip. Yes. Bo uri mu muziki ese nuwuhe muhanzi wumva mwakorana mbese mu Rwanda nk'ubu aba yari kukumva akakubona akakwishimira ese niwe muhanzi ubona mwakorana ibintu bikaba danje kabisa haba muri Musanze cyangwa se mu gihugu mu Rwanda ndetse no hanze yacu? Merero ko mpere Musanze mvuge mu Rwanda muri rusange cyangwa mvuge vuga ntari ibi mu Rwanda muri rusange nushaka kujye no hanze nta kibazo. Mu Rwanda tujye mu Rwanda nemera David Shamboy. Mu Rwanda nemera David outside nemera Chris Brown man uramu legend abarenze man kabisa cyane no muri South Africa nemera Lucky Dube nubwo yitabye Imana uracyamunambaho. Ewana Lucky Dube kabisa ndamwemera nuramujene bita Bobo man. Mr. Ip. Yes. Sha Lucky Dube nangira aramwikundiraga ariko se waririmbira abafana aho ku karimbo ka Lucky Dube wakunze cyane. Indirimbo ya Lucky Dube wakunze cyane abafana ku buryo bavuga ati wa mwana burya Lucky Dube yaramukundaga cyane nubwo yitabye Imana. Yes. No kuvuga ngo Lucky Dube namwemega cyane hari boro afite bita Remember Me. Yes. I'm Prison. So za ndimbo kabisa ndazemera cyane ariko nyine kuririmba bagende bamurebe man bamurebe kabisa bamurebe kabisa. Bo Mr. Ip rero abantu twese ntabwo ariko tuba dukennye sibyo. Birumvikana ko hari abantu baba ari bafite uko bahagaze Imana yarabagiriye neza. Ndetse hakaba hariho n'abantu batahindutse. Urabona hari ukuntu abantu bahinduka idashobora kuba yaratewe n'imyuka mibi cyangwa se yarahinduwe niki yarahinduwe n'ubuzima nyine. Ariko nyine byanga byakunda hari abantu bashobora kukubona bakavuga ati ura musore byanga byakunda abirimo neza bagakenera kugushyigikira. Ushobora kuwaka nimero kawe nta wamenya uko umufuka w'abafana uhagaze hari waho gukubitiraho nka kibiri ugasanga bigenze neza wabaha nimero zawe kugira ngo abagukenera cyangwa se abakenera ko mukorana nk'indirimbo cyangwa se ukeneye nka management bagusangaho nyine. So first of all I appreciate of you told me Yagusetsa is interested for me because it told me inyungu kuri nge ndagushimiye cyane brother. So imbuga nkoresha cyane Facebook ni Mr. Ip cyangwa se Derek. IG ni Mr. Ip 250 and YouTube ni Mr. Ip 250.
my number ni 0793121968 kabisa rero twari turi kumwe n'umuhanzi wacu Mr Happy. Yes. Umuhanzi from Musanze ariko ndashaka ko usubira Kigali kuko Kigali hari abastari benshi bagufasha kuzamuka faster. Yes, no kari vacances man ubundi niyo nibera keshi yo mvuye Nairobi mba niberekeje man. Yes. So ndabakunda cyane mwakoze kuntumira kabisa mugende mu supporting ibihangano byanje mbibutsa hari indirimbo mfitanye na Kevin Clever bita umwari iri out mugende muyirebe ni nziza cyane.